tubahaye ikaze nanone nk'uko mubibona rero ntago ndi njyenyine ndi kumwe n'abashumba bacu kandi nk'uko mubizi dufite inkingi esheshatu itorero ryubakiye ariko inkingi nyamukuru ni Kristo. Inkingi ya gatatu iravuga ngo twizera tudashidikanya ku mbaraga z'amasengesho, ndetse muri iyo nkingi tugendera ku ijambo riri mu Befeso ibice 6 ku murongo wa 18. Haravuga ngo musengeshe umwuka iteka mu buryo bwose bwo gusenga no kwinginga, kandi kubw'ibyo mugumye rwose kuba maso musabira abera bose. Uyu munsi rero tugiye kuganira n'abashumba bacu kuri iryo jambo kugira ngo turusheho gusobanukirwa. Ese iyo bavuze ngo musengeshe umwuka iteka ariko mu buryo bwose bwo gusenga, reka twitse kuri iryo jambo cyane, mu buryo bwose bwo gusenga Bibiliya ibishaka gusobanura iki? Mane baho umugisha, ni byiza ko dusobanukirwa kandi ni byiza ko tujya dusenga dusobanukiwe uburyo dusengamo. Hari uburyo bwinshi bwo gusenga, hari uburyo bushingiye kuri Bibiliya, ariko hari n'ubundi buryo bwinshi abantu bahimba bwo gusenga ndetse bakabwira abantu ko bahuramo n'imbaraga z'Imana. Ariko ubwo buryo abantu bahimba ntabwo aribwo turibuze kuvugaho, turavuga ku buryo bwinshi bwo gusenga ariko bushingiye ku ijambo ry'Imana. Ubushize dukora amasengesho y'iminsi 6 twari dufite uburyo bumwe. Ubwo buryo aho twari dufite intego nkuru yavuga ngo imibereho n'inshingano bya Gikristo no kubabera mu ngeso zacu. Ubwo bwari uburyo bwa mbere bugendera mu gukiranukira Imana mu ngeso zacu. Uyu munsi rero turi buze kuvuga nanone ku buryo bubiri. Ndi buze kuvuga ku buryo bumwe imbaraga z'amasengesho zigendera mu gusaba Imana icyo nawe ushobora gutanga. Revera batumanyeho ari buze kudusobanura nanone ubundi buryo imbaraga z'amasengesho zigendera mu kwizera. Yesu ashimwe. No kuvuga ngo uburyo imbaraga z'amasengesho zigenderamo bwa mbere tubivugaho uyu munsi, nge ndi buze kuvuga ku buryo imbaraga z'amasengesho zigendera mu gusaba Imana icyo natwe dushobora gutanga. Umushumba wacu akunda kubivugaho ndetse no kugira ngo mvumbure kino kintu ni nawe nabyigiyeho. Ngira ngo murabizi neza umwaka washize 2021 tariki ya mbere yaraje atubwira ko Imana yamubwiye yuko tugomba kwibagirwa ibyahise, ibyakera ntitubyiteho kuko Imana igiye gukora ikintu gishya muri twe. Ibyo twarabyumvise twumva ari ubuhanuzi nyine atubwiye bugenda, ariko gihe ikintu cyaje kuntungura nuko mu kwezi kwa gatatu mu byifuzo 7 bikomeye twari dufite byose Imana yarangije kugira ute kubisubiza. Ngira ngo icyanyuma yagishubije mu kwezi kwa 7, ari nabwo abantu benshi batangiye kuvuga ngo kuri harvest bashobora kuba bafite ikiyoka kiruka amafaranga cyangwa ikimashini gikora amafaranga, kubera ko umunsi yabivuzeho mu kwezi kwa 2 twatangiye gukora imirimo myinshi. Imana yatangiye gukora ikintu gishya kidasanzwe. Tuguma mu nyubako umunsi ku munsi hafi umwaka wose, abantu bose batambuka bakajya bibaza ngo kubera iki hari bahora bubaka bitarangira iminsi mikuru, ibintu bitandukanye mu rusengero rwabo ntiwareba, mbega amagambo aba menshi, ibibazo biravuka mu bantu. Nza kuvumbura yuko mu gutanga, iyo umuntu asaba Imana ibyo nawe atanga, ibyo asaba Imana ni nabyo agira ate, ni nabyo akora. Ukuvuga ngo tugeze kuri no mirongo niho twaje gusobanukirwa, dusanga iyo umuntu asaba Imana ibyo nawe ashobora kugira ute gutanga, ntabwo Imana itinda kumusubiza. Uyu mwaka turimo wa 2022 nabwo tariki ya mbere yaraje nanone aratubwira ngo Imana yamubwiye ngo uyu mwaka ni umwaka wo gukoreshwa n'Imana ibihambaye kurushaho, tuva mu bwiza tujya mu bundi. Ngira ngo nabo abo twari kumwe nanone uyu munsi dukurikiye dusanga nanone umwaka uko kwezi kwimara gutambuka kugera mu kwezi kwa 2 Imana yakomeje kugenda ikora ibintu bihambaye gusa mu itorero ryayo. Turi abagabo bo kubihamya, ngewe ubwanjye ku giti cyanjye ndi umugabo wo kubihamya, kandi ndatekereza ko namwe mwarabibonye. Imana iracyakora ibihambaye, iracyadukoresha ibihambaye kurushaho. Itorero iri kuryagura, irimo irasuka ububyutse, irimo iratanga uburyo bwinshi butandukanye. Bega turi mu bintu, turi mu buzima bw'ibitangaza gusa. Ngira ngo twuzuye amashimwe y'ibintu Imana irimo iradukoresha bihambaye, tuva mu bwiza tujya mu bundi. Yesu ashimwe. Iyo dusomye ibyakozwe n'intumwa igice cya 20 umurongo wa 35, dusanga Paulo ubwo yasezeraga itorero ryo muri Efeso
yabwiye abakuru b'itorero abasigira inshingano, ariko arababwira ngo muzirikane cyane cyane amagambo y'umwami Yesu yasize avuze, avuga ngo gutanga bihesha umugisha kuruta guhabwa. Yesu ashimwe. Imbaraga z'amasengesho rero zigendera mu gusaba Imana icyo natwe dushoboye kugira ute gutanga. Abantu benshi bakunda gucurika amasengesho cyangwa bakunda gusenga amasengesho ari macuri cyangwa se arimo imibare icuritse ukuntu. Bo bavuga ko iyo bahawe baba babonye umugisha, ariko kuri no gucurika Bibiliya ntabwo aricyo bisobanura. Ahubwo iyo dutanga nibwo twakira iki? Twakira umugisha. Nawe iyo duhawe, Imana ni kwa kundi bituremeye amashimwe. Kuba ari ukuturemera amashimwe, ariko ubundi imigisha n'amashimwe ni ibintu bibiri. Iyo dutanze twakira umugisha, iyo baduhaye ni ishimwe Imana ibituremeye, kugira ngo ejo dushimire Imana yatugiriye neza, yadukoreye ibi n'ibi, ariko ubundi umugisha wo wakira abantu batanze. Ni ukuvuga ngo Yesu ubwo yabwiraga abigishwa akababwira ngo mujye musenga mutya muti uduharire imyenda yacu kuko natwe twahariye. Yandi magambo, utubabarire ibyaha byacu kuko natwe tubasha kubabarira. Bivuga ngo n'imbabazi ntabwo wazibona mu gihe utazitanga. Ibyo kurya ntabwo ubasha kubona ibyo kurya nawe mu gihe udashoboye gutanga. Niyo mpamvu uzabona rimwe na rimwe umuntu umwe Imana imuhereza umufuka w'akawunga n'uw'umuceri, undi muhereza ikiro kimwe cy'akawunga n'icy'umuceri. Kubera iki? Ni ukuvuga ngo Imana imaze kubona ko niguha ibyo kurya byinshi nawe uri butangeho, iguha byinshi. Iyo rero ibona ko uri umunyabugugu udashobora gutanga, iguha bike. Buriya n'amafaranga nuko. Hari amafaranga Imana itaduha kuko ashobora kudushyira mu kaga. Hari amafaranga Imana itaduha kuko ibona ko tutayakwiriye. Hari amafaranga Imana itaduha kuko ibona ko twe turamutse tuyafite tutayahereza abandi. Yego ntibivuze ko ari cyo kintu igenderaho, hari n'abatari bayabona kuko igihe kitacyagira ute kitari cyagera. Ariko abenshi hari abo Imana idahereza ibintu runaka kuko bo ubwabo badashobora kugira ute kubitanga. Hari abantu bubaka amazu, iza kubakiza ejo bundi akubaka indi, nuko Imana ibona ko abasha kuguha inzu ukabamo mu gihe wabuze aho uba. Ibyo nabyo turabizi neza ko bijya bibaho. Ni ukuvuga ngo rero izo mbaraga z'amasengesho, iyo dusenga dusaba ibyo natwe dushobora gutanga, Imana yo mu ijuru igira ute irabiduhereza kandi ikabiduha mu buryo bwihuse. Ikindi kandi nanone ababisobanukiwe ndagira ngo mbarangire ko ari bwo buryo bwiza. Turabisoma kenshi tukabisoma tuza kuvumbura ko iyo uri gusaba Imana ibyo nawe ukunda gutanga cyane, Imana igira ute ihita ibiguhereza. Niyo mpamvu Imana igendera, imbaraga z'amasengesho zigendera muri ubwo buryo ku muntu ugenda asaba Imana icyo nawe ashobora kugira ute ashoboye gutanga. Kandi gutanga dusanga ni imwe mu nkingi zo gukiranuka zibasha gutuma umuntu w'Imana abasha gushingira ubugingo. Iyo dusomye muri Timoteyo, mu rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Timoteyo igice cya 6 murongo wa 17 kugeza ku murongo wa 19, harimo aravuga ngo wihanangirize abatunzi mu by'iki gihe kugira ngo be kwibona cyangwa kwiringira ubutunzi butari ubwo kwizigirwa, ahubwo biringira Imana iduha byose itimana ngo tubinezererwe kandi bakora ibyiza, baba batunzi ku mirimo myiza, babe abanyabuntu bakunda gutanga, bibikire ubutunzi buzaba urufatiro rwiza mu gihe kizaza, kugira ngo babone uko basingira ubugingo nyakuri. Imana yacu yabwe icyubahiro. Gutanga, iyo tugenda dutanga dukora ibikorwa byiza ku murimo w'Imana, dufashanya mu miryango fatizo, kwita kuri bagenzi bacu bafite ibibazo, dutanga ayo maturo, duhigura imihigo nk'uko turi mu gikorwa cyo gushyira amakaro mu rusengero. Ni ukuvuga ngo iyo dutanga ntabwo tuba duhomba, iyo dutanga ntabwo tuba dutakaza, ahubwo iyo dutanga tuba twubaka urufatiro ruzima rwiza rw'umugisha ruzatubera inkingi ituma dusingira ubugingo buhoraho. Twizera tudashidikanya ku mbaraga z'amasengesho. Iyo tubaye muri ubwo buzima, ni ukuvuga ngo tuba turi kugendera mu mbaraga zigendera mu gusaba Imana icyo dushobora kugira ute gutanga. Ni nabwo Imana yihutira kudusubiza
kuko uri kubona ko ibyo turi gusaba turimo turabikorera abandi, ibyo turimo turasaba, ibyo turimo turifuza turabyifuriza iki? Abandi. Niyo mpamvu Imana yihutira kudusubiza. Imana ibaho umugisha. Tuzakomeza kugira tubiganiraho. Uburyo bwinshi bwo gusenga ni bwinshi nyine, ni bwinshi, Bibiliya ivuga bwinshi. Ndagira ngo twakire Revera batumanyeho nawe adusobanurire uburyo imbaraga z'amasengesho zigendera mu kwizera. Yego. Ndashimira Imana cyane kuri iri jambo rishingiye ku ntego dufite, ariyo nkingi ya gatatu ivuga ko twizera tudashidikanya ku mbaraga z'amashengesho. Kwizera rero burya ni ishingiro ry'ibintu byose dukora mu itorero no mu mibereho yacu ya buri munsi kugira ngo dushimishe Imana. Iyo dusomye mu Baroma 12:3 haranditse ngo ndababwira umuntu wese muri mwe mbwirijwe n'ubuntu nahawe mwe kwifata uko mutari, ahubwo mutekereze mwitonze uko Imana yagereye umuntu wese kwizera. Ku murongo wa 6 haravuga ngo nuko kuko dufite impano zitandukanye nk'uko ubuntu twahawe buri, niba twarahawe ubuhanuzi duhanure uko kwizera kwacu kungana. Birumvikana ko muri iri jambo twaragerewe, dufite buri wese afite igerero ryo kwizera, kandi kwizera ni ishingiro ry'ibintu byose. N'ibindi tuzaganiraho bigendanye n'uyu murongo binashingiye ku kwizera, kuko mu kwizera ijambo ry'Imana ritwereka ko hariho imbaraga z'uburyo bwinshi zigaragarira, imbaraga za gikristo, imbaraga abakristo bagendana, cyangwa se imbaraga z'abana b'Imana by'ukuri. Kuko mu kwizera dusomye mu butumwa bwiza bwa Yohana 1:12 handitse ngo abamwemeye bose bakizera izina rye yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Kwizera nibyo bishoboza umuntu kuba umwana w'Imana. Kwizera kandi hatwereka yuko tunesha iby'isi. Biri mu rwandiko rwa mbere rwa Yohana 5:5 ngo ninde unesha ibyaha? Ni uwizeye ko Yesu ari umwana w'Imana. Kandi iyo dusomye mu butumwa bwiza bwa Yohana 3:16 dusaba kwizera ariko gutanga ubugingo. Handitse ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese, haleluya, Amen, ahabwe ubugingo buhoraho. Amen. Iyo utizeye nta bugingo bufite. Mu kwizera gushoboza umuntu gutura, gutanga ituro. Mu Baheburayo ibice 11 ku murongo wa 4 haba ngo kwizera ariko kwatumye Abeli aho Imana igitambo kinezeza Imana. Iyo utizeye ntibigushobokera, ibintu ukora ntibinezeza kuko ubutayizeye. Ariko mu kwizera Abeli yakoze umurimo ukomeye kuko yagiye gutura igitambo cye, gutanga ituro rye, ariko arijyana yumva muri we uwagiye kuriha mwizeye ngo ariture. Imana iramureba irishima, iravuga ngo kwizera kwawe kuzavugwa. N'uyu munsi wa none turacyavuga ngo kwizera kwa Abeli kubw'igikorwa yakoze gifite imbaraga. Kwizera kandi ijambo ry'Imana tugira ngo isengesho ryo kwizera rizakiza umurwayi. Ayo magambo aboneka mu rwandiko rwa Yakobo 5 ku murongo wa 15. Mu kwizera harimo ibintu byinshi. Umwanditsi w'igitabo cy'Abaheburayo we yaranditse aravuga ngo mbese mvuga iki? 11:33 ngo mvuze ibya Gideyoni. Iyo ndebye Pastor John ngewe njyavuga ngo iyo ndi no gusaba ngo ufashe Gideyoni wacu, kuko ibihe bijya bisimburana. Gideyoni nubwo yashoje imirimo ye, ariko hari abandi ba Gideyoni abati mundebereho. Uko kwizera kwatumye abo bantu bose bavugwa. Havugwa umugabo wari utuye i Matayimu witwa Elukana, wari ufite abagore babiri, we yateguraga amaturo ngo yaherezaga n'abana be, agaha n'umugore we ngo imigabane itandukanye, ngo uko bajyaga ishiro gutamba ibitambo ngo bakabitamba bafite kwizera, kandi Imana irabishimira. Yumvishe n'isengesho rya Ana biturutse ku kwizera kwe, avuga ngo numpa umwana w'umuhungu nzamugutura kugira ngo akore umurimo wawe mu nzu yawe iteka ryose. Mu kwizera ntabwo dushobora kubona umwanya twabisobanuramo
igihe cyaturenga nk'uko nyine umwanditsi yavuze ngo igihe cyandenga, kuko mu kwizera harimo byose bitubashisha gukorera Imana, harimo byose bitubashisha kuzinduka kandi tujya gusenga, harimo byose bitubashisha kubaho mu buzima bwo gukiranuka nk'uko intwari za kera zo kwizera, mu gifaransa les héros de la foi, bakoze ibintu by'ubutwari, na n'ubu baravugwa, nibo tureberaho kugira ngo twige uko babanaga n'Imana, natwe tubone uko tubana nayo kandi twizeye dutunganiye Imana iha umugisha buri wese ufashe intego yo kwizera akayigira ishingiro ry'ibikorwa bye byose byo mu Mana, mu itorero no mu muryango, kandi Imana ihere buri wese ufite uyu mugambi mwiza wo gukiranukira Imana abishingiye kuko ayizeye. Imana iduhanisha twese mu izina rya Yesu. Murakunzwe.